cyane cyane abantu bafite abantu bakeka ko baba muri FDLR abo rwose ngo no kwicwa bagomba kwicwa abazanga ngo gukora ibyo FPR ibategetse. Ni muri urwo rwego rw'uko rero abantu bose muri Kongo n'abari mu gihugu mufite abantu banyu muri Kongo mukwiye kumenya uko mukwiye kuvugana n'abantu banyu byaba na ngombwa n'amatelefone mukaba muyakuyeho kuko bagiye kubategeka uko muzajya muvugisha abantu banyu kugira ngo mubagushe mu mitego kandi itari ngombwa. Sinibaza ukuntu umuntu aba yarahunze leta igakomeza kumukurikirana. Murabona ko aribyo tutasiba kubabwira yuko iriya leta ari inyicanyi kandi ko ari motozi aho itangiye guhungeta abaturage yirirwa ibeshya ngo ibacungiye umutekano ngo babonye amahoro batagiraga umuntu baramusenyera bakamuha inzu atabasha kurambya yari umuntu muremure ntiya amaguru ingana ni ahita areshya n'inzu bamwambuye inzu yiwe n'ikibanza cye kinini ngo kuko ngo atuye ahantu ngo yegeranye n'abakire n'agatsiko. Ubwo rero bakabona ko atakwiriye ngo kuhatura kubera ryavangura Inkotanyi zifite bagahitamo kumuha ahantu hinica n'ikizeti byangu have. Ese ubonera kanange mbaze kari agatsiko k'Inkotanyi ko gahora kitwaje ngo umushoramari ngo yarahaguze uwo mushoramari uza kugura abaturage b'igihugu ni mushoramari nyabaki. Leta nta bibanza igira bajya bakagurisha mu bisigara bya leta cyangwa zakajya kugurisha muri parike ntabwo ntibafite amaparike. Uwo mushoramari bajya bamujyana mu maparike cyangwa se umushoramari bakamujyana mu masambu ya za Muhazi ya Kagame akabari hagura. Umushoramari uza kugura imirima y'abakene amataka y'abakene n'ibibanza by'abakene n'utuzu tw'abakene uwo mushoramari bamwita nde? Ibi rero ni ubugome nuko baba babona ngo utuye hafi yabo mbese abanyarwanda bahindutse ngo umwanda baba babona ngo uri umwanda uri amanegeka. Ubundi ntabwo iriya mvugo bakoresha ngo utuye mu manegeka si amanegeka bavuga wewe ni wowe uri amanegeka. Baba bavuga ko abanyarwanda ari amanegeka. Umunyarwanda nyine utari mu gatsiko wese niwe manegeka. Niyo mpamvu mwabonye iyo baje kubasura abashyitsi bavuye hanze bahita bajya kubahisha ubundi kugira ngo mutagaragara abanyarwanda bagaragara banarutwa n'ibisimba byo bisimba bajya kubisura ukabona agatsiko kabukereye amamodoka kahanaguye ugasanga bagiye za Kinigi rwose bizihiwe mu gihe umwana w'umuntu ari gusenyerwa banamwishe ngo ntibeshye ngo agere ku muhanda ku buryo haba hari abantu bashinzwe gukumira umuntu wagera ku muhanda ko yabakoze bimwe mu gaturika bita sakirirego. Ngo rero murabona ko birakabije kubona bafata umuntu bakamwita amanegeka bagafata umuntu bakamwita umwanda bagafata umuntu bakamwita ko ngo atujuje ubuziranenge. Ibi tujuje ubuziranenge baba bavuga mu gihugu burya n'abaturage cyane cyane rubanda rugufi. Umuntu wese utari mu gatsiko yitwa utujuje ubuziranenge n'umuntu ntabwo aba ari intore n'umuntu utazwi nyine ntabwo we burya abarwa muri ndi umunyarwanda burya bivuga umuntu uba mu gatsiko kandi kazi bakorana bafite ukuntu baziranye. Rero bazanye iyi gahunda kugira ngo babone uko babiyenzaho babice. None abanyarwandakazi nubwo mutari mupfuye rwiza nabasabaga kugira ngo muhaguruke ari mu nibyo bibaye ntimuzagire ngo Impinyuza TV ntiba yahageze kandi bigiye kuba muri iyi minsi bagiye kujya kuzatumiza inama bajye babatuma bakubaze ngo abantu bari muri Kongo ni bangahe n'uwivuga ngo ntabuzi amazina yabo barayafite kuko abo bene wanyu muturanye nibo bagenda bakureguza izo nkera gutabara nizo daso abo bose nibo bagiye batanga amakuru yawe nabo banyamakuru muturanye mwagiye ngo mutora nibo rero bagiye kukureguza ngo ukorana nabo hagiye kuza ikintu cyo kuvuga ngo ukorana na bene wanyu bari hanze ngo tubwira amakuru ngo baguha ngo nibyo muri gupanga. Ibyo byose namananiza bari kuzana rero n'impamvu kugira ngo babone uko bica abantu uko abandi babafunga babanyage n'ibyabo babahungete. Ibyo byose rero niyo mugambi bari gupanga muyimenye ko byanze bikunze muri iyi minsi bigiye kuba kandi biba muzamenye ko mwitwara. Mugira ubwenge rero abanyarwanda ho abari muri Kongo abari mu Rwanda abari Tanzania abari muri Uganda abari Burundi hirya no hino hose na za South Africa mu bihugu byose byo kwisi na za Malawi mwese no mu migabane y'abazungu mumenye yuko ibyo bintu bigiye kuba cyane cyane ku bafite imiryango muri Kongo ariko
bagiye kubagenzura ku gato no ku kanini. Mumenye uko mwitwara rero, ya makuru ngo mwajyaga mujya gutanga ngo mwigira ngo kugira ngo mugaragare ko muri beza ngo ku ntore z'Inkotanyi, ntabwo bigikunze. Upfa kuba ufite mwene wanyu hanze. Mumenye ko uhongera umwanzi amara inka. Uhongera umwanzi amara inka rero, cyangwa akamara ibye, igihe mwabahongereye mubaha imisanzu, mukabaha ibyanyu byose, mukabaha n'abana banyu bari kwicwa umusubirizo, nta rugamba nta ntambara iri mu gihugu, muvuga ko ari amahoro. Ariko ndizera yuko i Kanombe huzuye, ndetse n'ibitaro byinshi bya za Gisenyi byuzuye indembe, amarimba aho ngaho. Twababwiye ko bahamba nijoro kugira ngo abantu batayibona nabi, ariko umuntu ababajije mwavuga yuko mufite amahoro. Ibyo byose rero nimwe bwe bireba. Twababwiye kuva kera abanyarwandakazi cyane cyane abari mu gihugu ngo muhaguruke muvuze induru mutabaze, ariko ubwoba bwarababase bwatumye ubakoloniza abona haba ahera. Mukomeze rero mushikame, muhagurukire kwitabara, mwirwanaho, kuko ibihe birakomeye. Nta mbabazi z'Inkotanyi ntizibakunze, ntiziteze no kubakunda, ntizanabagira n'ibambe. Mwebwe nimutirwanaho ngo muhaguruke mubyereke isi yose yuko muri gukorerwa iyicarubozo n'itotezwa n'ishimutwa rya hato na hato, no kwamburwa ibyanyu, no kubuzwa amahoro kandi muri mu gihugu cyanyu. Ibyo byose nimudahagura ngo mubivuge rero, nta muntu uzayibavugira. Ayo makuru nyabagejeho kugira ngo mubimenye, mumenye uko mwitwara.